Unitwa Nesimu turimo turakorana ingoma ya zadanje. Nesimu pande. Yago. Aya. Bades producer wagwan. Umezite grand frère. Naryogeje pe meze neza petit frère na meze neza ryoze ungu meze fresh. Meze fresh hano ndi mu modoka. Uri mu modoka? Ndi mu modoka ngenda mu rugo mfite Arsenal, Manchester United, Arsenal. Manchester kina na Arsenal. Harya ufana Manchester na Arsenal. Izakina Arsenal. Arsenal izakina Manchester United muri rugo. Mu rugo yacu. Murugo. Nesimu wakoreye indirimbo nyinshi abahanzi b'abanyarwanda ziba hiti. Ndashaka gusuhuza abanyarwanda bari hano bakamenya ko uzi n'ikinyarwanda kabisa. Ndagira ngo basuhuze ibyana byiza hano, haba hari ibyana byiza by'ibinyarwanda kazi byiza sana. Ndashaka kubisuhuze ewana kandi abanyarwanda mwese ndabakunda cyane, ndabakumbuye. Nzaza mu Rwanda very soon. Harya Nesimu ndikumva mana watwibukije zimwe mu ndirimbo wagiye ukorera abahanzi b'abanyarwanda. Niwe wakoze bikorera ya Shiba na The Ben. Shiba, The Ben, Face to Face, Charlene and Nina, Oma just the Charlene and Nina, Nipe, Urban Boys, Wakebenda, Fiti Ibirenzi Bigi, Charlene and Nina. Fiti Want to Dance, Charlene and Nina. Fiti Gaju, The Ben, Kami. Okay. Kami tena nishyiramo muri background kabisa Kami ibi birimo aho ngaho inyuma. Babanze bamenye Nesimu uri hano wari we. Nesimu ni baddest producer. Niwe wakoze my dad. Ndagerageza mu Kinyarwanda, abanyarwanda bose babwire ngo ndagerageza mu Kinyarwanda. Yamani wabivuze wabishoboye. Ndagerageza mvuge bimwe n'ibimwe ariko we have made a mistake, mbabarira. Mbabarira. Bambwiye ngo urumugi ni n'umukobwa. Ngo urumugi n'umukobwa. Umva banyarwanda muri hano ndashaka ko Nesimu muhinda byose mumwereze indabyo mu mama gift. Uyu ni producer wa Danje yakoze Mr. Danje. No mu producer bigishije Element by the way. Bambwira ngo urumugi n'umukobwa. So I was at ndashaka ibyana bibanze bire ko bigukunda hano, bibanze bikwandikire hano, mwohereze message hano za Nesimu. Mwohereze message birashaka bagiye kubanza bagutema ama gift aba big energy, nibarangiza bagutemo n'ibindi byose. Big energy tuvuga ngo durashaka gukora iki turabizi yego. Ufite umuntu yambwiye Fafa mumbabarire ibyana byiza biri hano umva Nesimu uyu nguyu yikundira abanyarwanda, yikundira none mukanya mfite inshuti yanjye yambwiye ngo kuri uvuze gute kuri gatwa niki kuri gatwa hari umuntu wakuriga se?
simbizi kuri gatwa niki kubera ndi umuganga kuri gatwa ni simanyi obangenda kunyonyora nje naye abantu muri hano muze mufashe Nesimu kuri gatwa ngo bisobanuye iki kuri gatwa ni umusobanuro ko ni umuganda naguzi kuri gatwa cyane ibyana byiza biri hano ababebi muri hano muze musobanurire Nesimu musobanurire kuri gatwa icyo ari cyo arimo arabaza ijambo kuri mfite inshuti yanjye n'umunyarwanda yambwiye ngo shaka kuri gatwa ibya niki mfite inshuti yanjye hano neighbor wanjye akambwira ngo nshaka kuri gatwa ibya gushaka kuri gata ibya Yago nshaka kwiga ikinyarwanda mane aba baby bari hano reka tuzamure agira aba baby bazamuka baze bigishe Nesimu ikinyarwanda nshaka kwiga ikinyarwanda bavuga ngo Nesimu ndashaka kuzamurira aba baby abakobwa bakaza bakakwigisha ikinyarwanda basa muri university soma comment zawe ngo kuki utari mwahengarira igate soma comment zawe hano ni zawe soma biraryoha yo kabaka Hi Yago. kabaka bite Ni sawa umeze bo. Nizuru cyane hano dufite umuproducer ukomeye mu gihugu cya Uganda witwa Nesimu yumva ikinyarwanda ariko nagacyumva cyane nyine byose ariko aragerageza hari ibintu yabajije hano ashaka ko mumufasha ukamusobanurira ndashaka ko umukobwa bari umufasha amusobanurira Nesimu mugambe ikibuzo cyo dena akudemu ono muwala mfite inshuti yanjye hano muri Mukanya akambwira ngo avuga ngo ndashaka kuri gatwa ibya niki mbese ni nko kugusakinga. subiramo ntabwo ndi kuva neza. Ni nko nyine abashatse kuvuga nyine ashaka kugusakinga. Si wabitahuye none? Babarira abanyarwanda mwese babarira. Ay no nukuri. Yago urabesha manu umwana yarambesha. Abakobwa baranga nibo bari bugusobanurira ibyo bintu ngewe ntabwo nabigusobanurira ngo inshuti wawe yakubwiye ngo iki uziye tugiye gukora Yago nshakira teacher umwiza ndashaka teacher umwiza umwarimu mwiza ndashaka umwarimu mwiza man kubera urabafite man ushaka umwarimu mwiza man ushaka mbona garagara God damn. Okay. God damn. Ari gushiraho makeup none. Oh yeah, yanjye nkunda makeup. Ariko nisi uranyishe kabisa. Yo kabaka girl. Kabaka azi Icyongereza man kubwira n'umuzungu. Ni gakeya. Yago. Sim kabaka garera gufashe kuri cya kibazo wari ufite. Byaba byiza nawe ugiye kuri kamera ukamubaza ikibazo hanyuma akagusubiza akureba. Aha. Ndi muri modoka none nshaka kubaza ibintu nshaka umbwire
mfite ibibazo. Aha. Baza Kabaka Gian. Ask her. Okay. Ni yazimye kamera yazimye. Ariko Kamera ari very serious. Dine wagwan. Kabaka udukoze ibiki? Kabaka Gial dem. Meridine ngwino hano mfite umugabo noneho wabasha kugutereta pe. Sha Nesimu ntabwo. Ugutereta pe niki? Ugutereta pe niki? Gutereta ni Bwana gutereta ni just kugwa mshegera. Meridine turakwakiriye. Ni sawa. Nina turakwakiriye. Kabaka Gial turamusi. Murakoze. Nose ko mutagaragara. Shaje ndahantu habi. Ushaka kuvuga iki? Sobanura. Yago. Mugitanda. Nina kutagaragara. Nese Meridi mu gitanda nta hantu habi hoya ndashaka kugaragara ubundi ngaguhuza n'uyu mugabo witwa Nesimu nkumva ibyo avuga. Aka kanya sinagaragara no kuri nawambesha ndi. Mfite umuntu yaravuze ngo umukobwa afite ibyondo mwiza. Ibyondo ni biki? Bafise iki? Ibyondo. Ibyondo? Ibyondo ni iki? Turashiza nona. Igishanga. Nesimu vuga n'ukumva ma. Abantu twakira abandi bantu hano Ariela twakwakiriye Mwiza Gina twakwakiriye Shadrack twakwakiriye. How are you? I'm fine. Nyambuka. Mwese ko muze nimugaragare nene mushyira amakamera yanyu tubabone hano. Shara ndi mu rugo yego. Ubwo se nyine hari ikibazo se twari turi mu rugo ize turi mu gitanda. Ndi mu buri ariko reka nabikire. Okay. Yo Shadrack wagwan man. Bayakuremo kabisa mwihangane muyakuremo. Hanyuma Mwiza Gina uragaragara se? Anchiraga kamera. Okay. Yago ndashaka ansa yanje man. Ndashaka twakire Mwiza Gina agusubize abari ugusubiza. Hano turi kumwe na producer ukomeye mu gihugu cya Uganda arimo ari Ikinyarwanda so arimo arashaka gusobanuza hari utubazo afite hano ndashaka ko ari mwebwe mu musubiza tu kuko arimo arabaza ibibazo byasubizwa n'abakobwa kandi ngewe ndi umugabo nyine sinabasha kubisubiza neza. Ariela Mwiza Gina turakubonye Gina reka bare babaza reka ndashaka Nesimu akubaze umunsubiriza ikibazo ati Nesimu soko buzono gwebeta Mwiza Gina buzono gwebeta Mwiza Gina dena Mwiza Gina. Okay, Mwiza mfite ishiti yanjye muri Uganda. Akambaza ngo akambwira ngo umukobwa umwiza afite ibyondo. Umukobwa umwiza afite ibyondo. Ibyondo. What does that mean? Ibyondo. Yeah, what does that mean? Gina banzu bazenga afite ibyondo hehe. Nanjye niwe nshaka kumenya. Where? I don't know, but ibyondo. I want to know what does ibyondo means. Ibyondo means like I think it means like shit, right? Means what? What is that? What does that mean? Ibyondo is a mood, like mood.
like a mood, like do you know? What? It's like what? Huh? What? Why are you guys laughing? Nesim, ibyondo in English is like mood, like It's mood. MUD, yeah? It's like Mood. mood of shit. So, Mood of shit. I don't know. Oh shit. Jesus. Gina, sobanura uwo mugabo yitwa Nesim Ewan. Akunda abanyarwandakazi cyane. So, it's mooding. Ubwo mu baby. Akambwira ngo another one akambwira ngo azi ukujwigira ni kujwigira azi ukujwigira afite ibyondo azi kujwigira n'ibiki nago mbyize. What does that mean? Reka ngina gusobanurire. What is that? Kujwigira. I want to understand, but I want to know what does that mean. I don't want to just go forward when I don't know how to speak. Gina none se kugiye kandi ari wowe urimo gufasha Nesim. Jagose. Shira umwari mumundi mandi gina biramurezi. Wano umuntu arimo kuvuga ngo ibyo bintu byona Shira umwari mumundi gina biramurezi. kanyi. Gina. Bari bampamagaye, sorry. Okay, fasha Nesim kabisa. Ubu se kujwigira barahise nijoro. Be proud so. Niki ukushwikira niki? Wegunde do twagaza kiwano uri kugi. Make noises. Go. Ari ibintu by'icyongereza bigoye. To be proud so way. Ngo It's like to be proud. Yago ishaku umwari mubwiza kukwera nago ziri nyarwanda neza. Nesim we Yagoze kuvuga kujwigira ariko banza ari kwa kundi aba baby nyine ngiyo bari mu gikorwa baba bavuga ngira ngo nibyo yashakaga nibyo bamubwiye ariko we yabibajije nabi. Yeah. Ibibazo mfiti. It's like to moan. Hey, moan. This one where the moan in bed. Yes. In bed. That Jesus is Lord. Jesus. Man. Umuntu yanyishikinya kwana yarambesha cyane. Garambesha. None yo muri comment ngo no ukuniha. Barambesha abantu abanyarwanda nago muri boroshe muri boroshe bavuga ngo muri boroshe Ariko Nesim Ntabwo boroshe. Nago bworoshye. Nesim wagaragaye abana bakakubona bakanamenya umuntu urimo kwiga muri master wakizeho kamera. Another mfite ikibazo kindi. Kiriho kamera ukibaze Ikibazo kindi. Kinyarwanda bavuga ngo ibiryo. Ibiryo bavuga ngo ibiryo. Kubera iki ibyo kunywa nago bavuga ibinyo. Ibinyo. Because this is for eating, this is for drinking. I want to know why is it that they don't call it ibyo kunywa. And they call it ibyo kunywa. Ariko ibyo kurya dufite ibiryo. Ibyo kunywa. Kubera iki? Ibyo kunywa. Yes. Ibyo kurya bavuga ibyo kunywa. Why is it that they don't say? Kubera iki nago bavuga ibiryo bavuge
ibinyo. Musobanurire impamvu bavuga ibiryo ariko bagera ku byo kunywa bakavuga ibyo kunywa kandi batavuga ibinyo. Ariko izina ry'Imana icyo kibazo cyo kirangwa. Ibinyo. Ni ibinyobwa. Ni ibinyobwa na Muri Uganda tuvuga in Uganda tuvuga ngo ibyo kurya, that is it's ibiryo, ibyo kunywa, ibyo kunywa, then ibyo kurya. No, none say why do they say ibiryo and they don't say ibinyo? No, ni ibyo kunywa. Ibyo kunywa, ibyo kurya. Yeah. No, no. Why is it that they don't say ibyo kurya? Ibiryo, ibinyo. Sawa, akazi keza. Wasa. Bye. Bye. Nzakusazisa. Gwe, Ariera urahari? Ariera urahari? Ariera urahari? Ya ndahari. Utagaragara Ariera bite? Ndahari. Utagaragara. Yankurije hey, how are you? Kutagaragara kandi dushaka kukureba. Afite umuhozi. Bite? Biracangoye gato. Afite umuhozi. Biracyakugoye. Gute no. Aracyaryamye. Aracyaryamye. Uracyaryamye. Sindarya. Nesimu hano dufitemo n'abarundi kazimani. Abarundi kazi urabazi none. Twinamo abarundi wano Nindamenye. None Ariera ntuzi kubikoresha kweli. Ndabizi. None ko tutakurara. Mukanya muraza kumbona. Okay, nari. Hanyuma turi kubona Nesimu ni producer wa Danger, ndabona nawe acomotse. Sigaranye Ariera hanyuma ngiye n'uburi cyangenzaga